nawe ndategereje gusigira icyo wabwiye ni kenshi nakubise umutima wawe urakwizeye ubwo tukwizera imigisha yose twarayihawe isigaye tuyakira kanze mbona nawe bashenze ariko abantu niyo gahunda yanjye ku buryo abati noneho karahana hano ndaza kwicuma zose nzikora ewa ku buryo nta muntu sanze imbere umusaza mwino misi yes bro Mr. ko mbona uri oya ni saa maze iminsi ubu ndimo gushaka gahunda no gukora kuma nkaturitsa abantu mbega ese wagiye unakora ukumva ubu drip zanye nuko mba nahishe abantu ugiye kubamara none umuntu azaza hano afite amahirwe make yabite muturitsa ubona ko ibintu nako yakaba kaje ariko yo gahunda yamaye umuntu ntago ari jewe kabisa bizere ko ntari mopye oya urabizi ko wewe nkuba rwose umuntu wacu none se makuru ni sawa ako barashimishije byataye nizanyisiga none izi ni drip none za sport bandi muri rinya sport amakuru sawa tu ni karibu handi wacu murakoze cyane kabisa nubwo bari yose oya bagiye mu gitondo bagiye ku kazi okay bagiye ku kazi ubu ngubu ndabije aje kwana wa mutoto ariko nawe yagiye bajyanye mu gitondo na mabuja ku kazi okay nari bitu ntari reka ndebe ko nawe reba ku kazi ntacyo za gahunda yanjye yo guturitsa umuntu buri harya hazaza umuntu udafite amahirwe yose abikarangira aturitse niyo gahunda kinaragisomye n'iki naragisomye iki cyo nanagisubiyemo ko cyarandyoheye nicyo ngiye gukurikizaho wangisha nk'igishimo nkajya nsoma ibitabo byabo ikigaragara cyo ubwenge bwabo barabuhisha ndashishikazwa no kuba namenya indimi nyinshi kugira ngo ninkora bizinesi bizanyorohere byandyohera hano reka nkubwire ikintu kimwe kumenya no gusobanukira ubwenge bw'isi ni byiza cyane ariko nanone ni iby'igihe gito cyane birashira ariko nanone kumenya no gusobanukirwa inkomoko y'iby'Imana ni ukurama kudapfa
kuko isi n'isanzure ari imirimo y'amaboko yayo, itariho twabaho. Oya, turi ibihamya byo gukomera kwayo. Dutizwa gukomera ariko ntidukomera. Hari ubwo tugira ngo byose ni ibyacu, nyamara ntibihoraho. Ushishikazwa no gushaka nyir'ibihe, guhirwa kuzataha iteka. Ibintu uvuze birimo ubwenge bwinshi cyane, ariko kandi biranakomeye. Nabigira ntego ngire guhirwa bingana bityo? Hano biroroshye. Umubyeyi ananiwe gutegura abana be ahazaza abatsinzwe. Guhirwa kwiza gukomoka mu gukora neza, gufasha bagenzi bawe abatishoboye, ntawe uzabyishyuza mu wabigereye. Aha niho soko y'ubwenge nyabwo no guhirwa nyabwo. Mama, ikintu rero nicyo ngiye gukurikizaho, iki nicyo ngiye gusoma. Numenya ukuri kuzakubatura, icyo gihe uzaba ufite ikimenyetso cy'Imana. Amen. Salut maman. Oh, salut mes fils. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci maman. Oh, merci Seigneur. Mumeze mutese? Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Natwe n'amahoro turashima. Sinamara gusoma ibitabo. Ati kwisomera dusoma n'ijambo ry'Imana. Dufasha. Hano ari ka gapucuri kaba gasoma. Mukazi se? Yigize gakaye. Gaka? Yamureka. Mukifashe mana. Fashe makuru. Right? Yakugendekeye ute? Turebe. Iyo mwari mwageze byagenze neza. Sawa nta kibazo. Tuzi igihe ndabibona. Ni karibu. Yes. Asidi. Wagira ngo nta cyizere cyo kubibona wari ufite. Uranyibagiwe se ushaka verbe manje ni ikintu nitaho cyane. Ayishyize imbere. Ubaye Imana dusenge. Sengesho gufiya. Okay. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kubera kandi ugakiranuka. Tugushimiye ifunguro ry'uyu munsi waduhaye, uryeze uriho umugisha n'abataribonye ribahe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci. Ewe, umva n'igifu cyari kirimo kiratangiye kundya. Sidige swati. Papa aragera inaha saa 2. Amasaha ye yahindutseho gatoya aza imbere yayo. Akagenda. Nibyo se koko? Cyane. Byaba ari sawa. Wow, ibyo bintu byaba ari byiza. Byatuma n'ikirori cyacu kiza kugenda neza dutangiye kare. Banzu uyu munsi Imana yaturemeye kujya tuwishimiremo. Ubwo Sedi, mukanyuze kumperekeza njye kugura kado ndi bumuhe. Kado uraza guha muzehe? Happy ntabwo bari buze kunkundira kabisa. Ko mukanya ngiye kujya muri practice. Kandi atekereza bitasa kunkundira bise mama. Muraza kuva muri practice twerekeza ku kibuga cy'indege. Nibyo. Nakiri expectingaga n'ubundi. Mwijyana. Utumwe ku rusenda. Yiga mu rusenda. Ariko Sedi, waretse ukaza kumwitaba nyuma, banza usoze kurya. Ibyo ni byo rwose. Okay. Agakumvugisha. Muvugishe inyuma. Ikibazo nuko ndaba yanshakaga. Mwiriwe muraho. Muraba mama. Yego. Ni karibu. Murakoze cyane. Amazina nitwa Migabo Hassan. Yego.
niganye na Queen muri secondaire. Ni byiza noneho. Arahise ko namushakaga. Oya ariya hanagiye na mugenzi we bazana bayekeranyije bajya. Ako mukanya baba bageze ahangaha. Ni uw'amahoro se ngo wenda uba umutegereje? Ni amahoro, nigeze kumuhamagara kare numva nimero ye nticiyemo. Narinyuze hano ngo musuhuze. Kumutegereza byo sinzi ko biri bunkundire, ndi kwihuta gusa icyamfasha wenda nuko nabona indi nimero namubonaho niyo byakunda. Oya nta yindi nimero nzagira. Nayo ufite ya yindi iherwa na 19. Niyo nakoresheje kare. Nta yindi nzi nayo pe. Nta kundi ndaza gukomeza ngerageze ndebe ko mfatisha kuri telefone. Sawa. Ndakoze cyane. Migabo Arsene. Yego. Sawa ndaza kugutumikira. Okay. Makabuzo bundi we nta byawe. Bose umbabarire bwose byari bigoye kujijisha bari abasore. Cyari bigoye. Ahubwo umva Makabuza nkubwire. Ubu ngubu turi mu mazi abira nicyo najya nkubwire. Tudashoboye kubyuburari cyangwa dukarume situation. Turi mu kaga. bose byo ndi bishoboka muri amasaha bimeze nko kwiyahura. Hari ikibazo kivutsaho? Muri mwuka poza ashobora gupfira. Umva mukureho igipfutse umunwa hanyuma tureke ko hari icyo bitanga. Cyangwa n'ubundi umwihorere n'undi katari buze kurenza amasaha ngahe. Urashaka kapfira ngaha se bose? None se nari nkubwiye ngo iki? Makabuza batayari tugiye gufata risk. Ugiye kugumanga kwirembo ucunga ko harabaza. Uranyumva neza? Yego boss. Ugira abana basi ugira famiye. Ayo magambo yawe ntayo nshaka cyangwa usubize icyo kintu wanyumvisha. Urongera kuvuga ijambo na rimwe leta ngusubize icyo gipfukamunwa.
Boss, ubu namaze guhindura gahunda. Bari abana b'abakobwa sinemera ko hari ahantu bajyana. ugize ngo iki? Wasaze cyangwa Hasoni. Nategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Mwami nategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye. Kubwo kukwizera imigisha yose twarayihawe, ubu igisigaye ni ukugenda tuyisingira tuyakira.